Data, bamwe bati papa, abandi ngo ni muzehe, n'izindi mvugo zigezweho. Ariko njye nti data akwiye icyubahiro mu bantu, ni umugabo ndetse arabikwiye. Bivuge cyane no mu mahanga, nunashaka byo biririmbe. Abato bakwikirize bitinde, abakuru bose baguteye amatwi, bamenye uvuga nuko yitwa. Mu mivugire yacu y'Ikinyarwanda, utaganiye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Uyu ni umubyeyi, ni ishingiro ry'ubuzima n'uburere byuzuye. Ntugashidukire bijya byaje, ngo kuko ari igihe cya viziyo, ngo ni ukugendana n'ibigezweho. Ngo naho muzehe nta kigenda, ngo kuko atazi ibigezweho none, ngo viye wanjye nta kigenda. Ngo ibyo by'ubusirimu biramurenze, ngo inama kuri ibyo ntiyazibasha. Nyamara njyewe mbona utamuzi, cyangwa wenda waba umuzi, gusa unamuzi wumve n'ibi, maze umutege amatwi ubutaruhuka, iyo atabaho ntiwari bubeho. Niwe nkomoko yawe y'ukuri, isura n'igihagararo niwe ubikesha, ntagira ubangana muri byose. Uzahora umwitirirwa ibihe byose. Uwo si muzehe bimwe by'abubu, oya sinaviye nkaho ari ubutazi. Jya uvuga uti rwose ni wowe data. Ubivuge nta pfunwe biguteye, wumve neza ibi njye nkubwiye, ntibigucike biragukwiye, urabikeneye ngo ube mu bantu. Ndakwibutsa ko ubwo buzima bwawe ari we bwose wabuguhaye, iyo sura yawe y'igihagararo akaba ari we wabanje kubigira, akabikwegurira kubyara, ukavuka uri we wuzuye. None uratambuka bati dore mwene runaka, ese iyo utagira iyo nkomoko wari kuza uti no mu bantu. Burya waravutse barishima, bishimira uwo batazi, kuko yari akibitse ibanga ry'amazina yawe witwa none. Yafashe umwanya aranashishoza, ashaka amazina witwa none uyu munsi ufite uko witwa, ari nabyo bigutandukanya n'abandi. Ni umuhanga w'igitangaza, yaguhitiyemo amazina ukwiye, bituma uba umuntu tumenya twese. Ubu niwe witirirwa aho hose, uri umuhungu wa runaka, ubu uri umukobwa wa runaka. Kuba atarakwihisha mu kuvuka, ubu wabyawe n'uwo tutazi, ujye uhorana ipfunwe ry'ibihe byose, ujye ubimushimira igihe cyose. Ubushobozi bwe bwose yakoze byose, ugira aho ugeze kuri uyu munsi. Arakorera ubumera uko uri, ari nako arwana n'ibibi byinshi, ngo bitakuvutsa ubuzima ukazima. Ntabwo yigeze aterwa ubwoba n'ibyo yahuye nabyo mu buzima, wahunge cyangwa se akwihakane, ahubwo yahanganye nabyo byose. None ugeze aho ugeze uyu munsi. Hari ubwo wavugaga ibi na biriya, ugasaba ibyo ukeneye uko ubishaka, bimwe ntibikunde uko wabishatse, hakaba n'ubwo ubibona nabi, nyamara utazi ko bimugoye. Biranashoboka ko nk'umuntu hari ibyo atakoze uko bikwiye, ariko uko byaba bimeze kose, ibyiza yakoze nibyo byinshi, bituma nta kibi na kimwe ukwiye kwibuka, niyo wanakibuka kandi uzamubabarire, nawe ni umuntu. Rero uzahora uri mwene we, yaba ariho cyangwa atakiriho. Kumwirengagiza ntibyaguha icyubahiro na gito, kabone naho yaba yarakosheje. Uramutse kandi ubonye amakuru y'uko naho yaba yarahemutse, uzaharemo amateka mazima, nibwo uzaba ubaye intwari, nibwo uzaba ubaye muzima. Erega n'umuntu yagira amakosa. Niba atagihari uyu munsi, ntibikabe impamvu yo kumwibagirwa, ndetse no kwibagirwa ibyo watojwe. Nubwo iminsi itabikunze, ngo ube ukimureba n'uyu munsi, burya abamuzi bo baramuzi. Uramenya utazamubera ikigwari, ahubwo uzaharanire kuba umugabo, uzagera ikirenge mu cye, uzusifa ikibatushije. Wowe ukimufite reka nkubwire, umube hafi iminsi yose, kuko inama ufite ari nyinshi. Ukubonye akanya, ujye umwegera, uti data ndacyagukeneye, nkeneye inama zawe, nkeneye kwiga nkaba umugabo. Ntukamusuzugure, ntukamwirengagize, ntukamutererane, ntukamwibagirwe.